aba niyo urebye aho bageze uyu munsi ushobora gutekereza ko ubuzima bwabo bwabaye bworoshye, ariko hari n'abanyuze mu mibabaro iteye ubwoba bakayihinduramo isomo ritera abandi imbaraga. Rero umwe muri abo ngabo ni uzwi ku izina rya Kagarara, Uwizeyimana Enoch. Yavukiriye mu karere ka Rusizi, avukira mu muryango w'abana 7, akaba ari we muto muri abo bose. Mu bavandimwe be bose niwe wenyine wavukanye ubumuga, ibintu byatumye akiri muto atangira guhura n'imbogamizi nyinshi. Ise rero yaje kwitaba Imana afite imyaka 6 gusa. Nyuma y'urupfu rwa se, nyina niwe wakomeje kurera abana wenyine, nubwo ubuzima bwari bukomeye cyane. Kubera ubumuga bwe rero Kagarara ntiyabashaga kugenda neza, yababazwaga cyane n'amavi ku buryo hari igihe nyina yamuteruraga akamuheka ku mugongo akamujyana aho yagombaga kujya, amujyana ku ishuri. Nyuma rero yaje kugenda amenyera buhoro buhoro, akajya yijyana, ariko rimwe na rimwe ntabwo yajyaga ku ishuri kuko rimwe na rimwe ntabwo yabashaga kugenda neza, bigatuma asiba ishuri. Ibyo byatumaga rero amanota yaba make, abantu bamwe bakamubonamo umuntu utazigira agira icyo ageraho. Baravugaga bati se ishuri ryaramunaniye, ni umuswa, bigeretseho yuko afite n'ubumuga, uriya muntu urabona azagera ku ki? Ariko aya magambo niyo yabaye urumuri rwamurikaga ubuzima bwe, nubwo byari bigoye. Ubukene rero bwe bwari bukabije, hari igihe batabonaga amafaranga yo kugura amakayi, imyenda, bodaboda ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze. Kagarara rero yatangiye kujya gushaka amafuku, yigeze no kubivuga aseka ati nari expert mu gufata amafuku. Rero hari igihe yatekaga ayo mafuku akayarya kuko nta kindi cyo kurya cyabaga gihari, andasigaye akayagurisha bakamuha amafaranga makeya agira icyo yunganira umuryango we. Ikintu cyamubabazaga cyane kurusha ibindi rero si ubukene, cyari amagambo y'abantu bamubwiraga ko nta kintu azigera ageraho. Hari n'igihe ngo abantu bangaga gusangira nawe, bakavuga ngo ntibasangira n'ikintu. Ntabwo bamwitaga umuntu, bamwitaga ikintu, bakamuhunga kubera ko yasaga. Aya magambo rero yasigaga ibikomere bikomeye mu mutima we, ariko ntabwo yigeze yemerera kumusenya, ahubwo yayagize essence yo gukomeza urugendo rwe. Ageze rero mu wa 3 w'amashuri yisumbuye, yafashe icyemezo gikomeye, yibwiye ko agomba kwiga kurusha uko yigeze yiga. Yatangiriye aho ngaho, bidatinze atangira no kuba uwa mbere mu ishuri. Abantu batangiye kubona ko rero ubushobozi budapimirwa ku mubiri, ahubwo bupimirwa ku mutima no mu bwenge. Nyuma rero y'urupfu rwa se na nyina, ababyeyi be bose baje kwitaba Imana bose. Akiri mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza, yisanze ari imfubyi, yaramaze kubura abantu 2 bamukundaga kurusha abandi bose. Ariko nubwo nyina yari atakiriho, amagambo yamusigiye yakomeje kuba imbaraga ze. Uyu munsi rero Kagarara yiga muri kaminuza, yiga ibijyanye na computer science, mudasobwa. Ntabwo yigeze yemera ko amateka yamugena, yahisemo kwandika amateka ye mashya. Kagarara yaravuze ngo disability is not inability. Kugira ubumuga ntibivuze kudashoboye. Uko waba uri kose, uko waba usa kose, ntabwo bivuze kudashoboye. Kagarara yaravuze ngo ntukemere ko abantu bakugenera aho uzagarukira, ubwawe niwe wandika amateka yawe ku giti cyawe. Kandi ubuzima bushobora kukwima byinshi, ariko
ariko ntibushobora kukwima amahirwe yo kugerageza. Rero ntutinye kugerageza. Kagarara yaravuze ngo imbaraga z'umuntu ziba mu mutima we, si mu buryo umubiri we umeze. Ukana abaguseka uyu munsi bashobora kuzagukomera amashyi ejo nutareka gukora. Yaravuze rero ngo aho abandi babona ubumuga, njye mbona impamvu yo gukora cyane kurushaho. Kandi yaravuze ngo ntabwo amateka yanjye ariyo azagena ejo hanjye, ahubwo icyemezo mfata uyu munsi nicyo kizabigena. Yaravuze rero ngo ubukene bwanyigishije gukora cyane, ntabwo bwanyigishije kwiheba. Munyemerere ijambo rya nyuma yavuze ryahindura ubuzima Kagarara ndisoreza ahangaha. Yaravuze ngo ntuzigere ureka inzozi zawe kubera ko urugendo rugoye. Akenshi ibintu by'agaciro bisaba kwihangana. Rero aya ni amwe mu magambo Kagarara yagiye avuga. Nagerageje kugenda nyakura mu mavideo yagiye avugamo byinshi. Nizere ko aya magambo uraza kwigamo byinshi. Rero ijambo ryagucitse duhuriye kuri YouTube ni kuri The Future Voice Online TV. Ni Mr Sisco rero nk'ibisanzwe njya nkunda kubabwira ko muri abantu badasanzwe, ariyo mpamvu mbakunda bidasanzwe. Ndabakunda cyane rero.